Oh la 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 la, asikiwe. Aka kazi nako ndakarambiwe pe. Ndumva nshaka ukavaho. Rwose nta gisibya. Kubera iki se muvandi? Icyo karambiwe. Kandi ha stress mu buryo utakumva kandi bampemba make mu buryo bushoboka. Reba nawe, simbasha kugura ibyo nkeneye byose. Abana banjye biga mu bigo biciriritse nawe urabizi. Nta mwanya wo kuruhuka rwose ngira na rwose naragahaze pe. Kandi ugura bizi, reba abaturanyi banjye. Bagenda mu modoka nziza, abana babo biga mu bigo byiza ndetse bafata n'igihe bakajya Dubai kuruhuka. Mu gihe ngewe ntabasha no kujya ku mazi yo muri quartier. Bivuze ko kureka akazi ugakora business. Yego rwose. Nese wigeze ukoraho business nimwe? Oya ntayo. None ufite igitekerezo cya business wakora? Webye ntacyo mfite. Gusa nakora nk'ibyo abandi bose bakora. Uzi ko bambwiye ngo abantu bakorara ririya soko baracuruza bikagenda cyane. Gutegura igishoro se? No, ntago ndagitegura. Ariko uko ndi kubitekereza ndashaka kwaka inguzanyo. Ngahita ntangira gukora business. Mva nkubwiza ukuri rero inshuti yanjye. Niba ari ukubitekereza, ntabwo uragera igihe cyo gukora business. Imire mu kazi utabura intama n'ibyuma. Ukeneye kubanza gusobanukirwa icyo business ari cyo.